nikamabwira ikintu kimwe. Iyo nama utahawe na nyoko nasko ukumva kuzajya kuyihabwa n'umuntu utizeye, gufata inama nagahato. Uretse gato wakize mu byawe ntuze gutanga inama amatwi. Izo nama se azigushyizemo ku gahato ni ndagwe nguzumve. Ntabwo social media kukubaza afata ibyo biganiro yakoze. Reka nkubwire ikintu kimwe. Uretse gato umva mwinyiba ibyo biganiro arabifata akabipakira akabona gutegereza ngo subize nari ibyo biganiro arabirikodinga akamaza akabipakira akabizana ku muryango wawe ngo byumve ku gahato. The fuck ibi bintu uzana ntahantu bitandukaniye nk'aba abantu bafata bazano kuri pano para kuri Twitter urimo kunyumva bakajoininga spaces za Godfather barangiza bakajya gukomporinga ngo Godfather ngo bayobozi igitugu mubarira unyumvire do cyafashe internet yacyo gifata telefone yacyo gifata umwanya wacyo gifata account yacyo kiranjoininga araza ndamumoderatinga yarangiza akagenda yabyimbye ngo namuyoboje igitugu ngo bajye bavuga ngo bakobwa mwige kunyonga namwe amafaranga bayabona. Uretse gato va ku icyo ni igicucu genda umwirenge kanyonga. Noneho dumba babarira inyumvire umuntu afashe internet ye agiye gushaka ikiganiro cyakozwe na Ariya Kuru icyakozwe na n'undi wari we wese urimo kunyumva. Arangije arajya aragifasha aracyumvisha cyose arangije ngo niba ikiganiro kitareba ibiganiro byose baporodinga ku munsi icyo ngicyo nibona kitakwenteresa ukaba ubona kubera iki mutajya mujya ku bya Pastor Claude ngo muvuge ngo ntabwo bimatarenga kubera ko ureba icya Mutesi Jolly uyu munsi ejo ukongera ukajya kukimurebamo hanyuma ukabigira inkuru y'umwaka. Abazungu baca umugani ngo sex sells. Ndi kukubaza Dumba ahangaha uretse gato tujye tubona abantu bava i Burayi bose abantu baba diaspora ntabwo bajya kurera amateleviziyo ngo batange verisiyo zimeze kimwe. Niko bimeze kubera iki nk'umu diaspora uzi realite uyireba ugahita upasinga ukabireka. So ibi bintu abantu bandastandinge kutinjira mu buzima bw'abandi no kujya kureba ibyo umuntu yambariyeho kandi ari influencer. Ndakubaza Dumba umuntu influencinga undi ryari mu biki? Umuntu influencinga undi ryari mu biki? Umuntu influencinga undi mu bintu byiza. Ryari umuntu ntabwo urabona abantu baba barimo baza gutanga ubuhamya ukuntu babonye amafaranga abakiri ba Bill Gates ukadushaka gusoma ibitabo byabo rero ushobora gusomuka mu gitondo ugasanga Isinde Modo nawe yanditse igitabo. So noneho cyangwa ugasanga Ariya Kuru yanditse igitabo cyangwa ugasanga Mutesi Jolly yanditse igitabo. Nta cyandika rero siko bimeze. Dufatire urugero ku buzima bwa Oprah Winfrey siko bimeze. Uyu mudamu ujya kureba urugendo rw'ubuzima bwe kuko abitubwira nk'ibyanditswe kuko yabyanditse n'ibyo yagiye atanga testimony. First of all reka maze nkubwire hari nk'umuntu katubwe nka Kate Bashabe. Kate Bashabe ntabwo ashobora kuba afite inzu ariko atigeze yamamaza atigeze abigira ibintu bya danje atigeze abizana. Urumva aho ngaho urumva ko ufite ikibazo urumva ko aba ari umufana kubera ko atigeze abizana. Kate Bashabe yamamaje inzu ye ntabwo yayamamaje cyane kurusha n'abandi bose ahubwo. Uretse gato ntabwo yayamamaje. Kate Bashabe nawe mushize kwa Ariya Kuru ntabwo yayamamaje ahubwo we ntabwo yamamaje nawe mushize kwa Ariya Kuru ntabwo yamamaje inzu yamamaje inzu yamamaza n'ibiri mu nzu. Kate Bashabe nawe mushize kwa Ariya Kuru nawe n'ubu wari hanyuma ya Ariya Kuru. Thank you. Urashaka kumbwira ko n'abana b'Abanyarwanda bafite amazu bacecetse kandi bafite game bakina? So umva nkubwire rero nukuvuga ko abo bana reka nkurangirize nukuvuga ko abo bana bo baramenye ko abantu bazababaza aho ayo mazu bayakuye badafite ibisubizo baricecekera babikora loki ariko wowe ubonye inzu uhise wohereza Godfather ngo iyo ni inzu. Ntabwo nkwemerera umusanzu ugamba iki uretse gato Dumba kubera ko badahita batubaha amahitamo y'abantu babo. Ndaguhereza urugero hari umuntu uvugira hejuru hari umuntu uvugira hasi siko bimeze. Hari Dumba wemeye kuza ahangaha ariko aza yigaragaza ashibuza ubuzima bwose bushiranze ntacyo bimubwiye. Hari Godfather waje ahangaha arihisha ntivuje kugaragaza isura ye.
buri muntu si amahitamo yawe wowe wahisemo kuza uko uje, si amahitamo yanjye kuza uko ntumbwire ko ibyo bintu ugiye kubigereranya. uretse gato ntumbwire ko ugiye kubigereranya. ntega amatwi, reka ntega amatwi buretse gato, manza wumve ndagusobanurira uko bimeze. Ndagusobanurira. Sobanura. Dufite abakire mu Rwanda benshi cyane, abazwi n'abatazwi. Thank you. Sinzi uri kunyumva. Ndakumva neza cyane. Hari abantu wavuze gushowinga off. Ntabwo gushowinga off bigize icyaha, si nikosa. Umuntu n'uburenganzira bwe, urimo kunyumva, kwidagadura mu mvune z'ibyo yagezeho mu buryo bwe. Hariho abantu benjoyinga ko bagiye mu kabari, buri muntu agira uburyo bwe atwaramo ibintu bye. So niba uriya we mu buryo abonyamo amafaranga kugira ngo umutima wunyurwe, turi kumwe, nuko postinga. Hari abantu bakunda gupostinga Dumba, hari abantu bakunda media, hari abantu batazikunda, hari abantu bakunda gushyira amafoto yabo ku nkuta zabo, hari abantu batabikunda. Dufatire urugero, Imana ari umva kamubwire God, ni ukuri kw'Imana, ni ukuri Mutesi Jolly azaguhembe. This guy uramukunda man. Uzi ko biba bigaragara ko urimo uramurwanira ishyaka ariko byananiye ukuntu usobanura ibintu bye. Nta aho ngaho uribeshya. Like you really love this girl. Yakubwira ahantu uri hose umenye ko Godfather gukunda. Ntega amatwi, ndamana agakunda gusunaga kubitwe n'inkuba ko mukunda iki nonsense. Manza wumva hangamba ndi kumubwira nko navuga abandi bose mani. Imvi cyo kubwira ni iki ngiki. Kunda mukunda zengewe nkomoka ntungamo. So umva mukunda ngeze mukunda. By the way, okay. Ikintu kiriho ni iki ngiki. Jewe iyo maze kumenya hari umwana uvuze ngo exposure equals to expanding a business. Umva ikintu nkubwira Dumba, sinzi ikintu mutajyamenye kuri abana b'abakobwa. Turi kumwe, ni ukuvuga ngo ntabwo mba mushaka kugira ngo abantu babeho ubuzima bwabo bashimisha. Sinzi no kubyumva. Ntabwo mushaka kugira ngo umuntu abeho nkuko abyifuza. Ntabwo ari ibyo navuze pe. Buretse gato we Mutamba, siko bimeze. Twumvikana iki kintu. Media na social media abantu bazikoresha mu buryo butandukanye. Kanguhereza urugero ku bastar. Turi kumwe? Pamela ya The Ben yarabyaye, siko bimeze. Umwana nta gihe cyashyize tugaze tumwana kuri media. Mbwira umwana wa Knowless uzi wo muri media uzi foto ye. So ni amahitamo y'umuntu. Buri muntu aba afite uko atwara ibintu. Uretse ariko se baduceceke wumve. Mareka badusobanure. Uretse bisobanure. So wamagaye kanga. Manza wumve. Nujya kwitegereza. Dufatire kuri uyu mukobwa. Uyu nguyu nani Mutesi Jolly. Bro. Ni umuntu wikundira media tu, social media. Arazikunda. Turi kumwe. Uyahora byemera noneho. Manza wumve. Uzikunda ntabwo azikunda kuko aricyo zimwinjiriza. Unyumve neza cyane. Agira inkuru. Arazikundira gusa. Sinzi uri kubyumva. Naguha wafashe urugero. Ngewe ntuzana umuntu wanjye. Ariko urabizi ko mu minota ingahe ishize wari urimo uravuga ngo ari yakura umva mu minota ishize wari urimo uravuga ngo Isimbi Modo ngo amenye ko akuze ko ibyo bintu agomba kubireka. Urimo uravuga ko noza Miss Jolly nagomba kuzikoresha zikunda. Abo n'abantu uretse gato Manza wumve. Abo n'abantu batandukanye ndabigusobanurira. Abo n'abantu batandukanye. Umwe ni umubyeyi, undi aracyari umwangavu. N'abantu batandukanye. Umwe ni umubyeyi ubyiruye, turi kumwe, ufite urugo, undi ni umukobwa ukiri hariya w'inkumi, turi kumwe. Ushobora no gupostinga ayo mafoto kugira ngo ajye n'umugabo umubenguko. Ndibaza ko umugabo we yagira ikibazo cy'umubyeyi. Umugabo we ni ngomba kugira icyo kibazo pana twebwe rubanda. Manza wumve hano. So nje muri iyo context mvuga ati okay, kubona ni abantu nk'aba ngaba bombi n'ababyeyi bafite abana, urimo kumva
kandi by the way ino minsi abakobwa bafite abana nitwo tugomba kubaha kozi ndakubaza aho muri body count 500 umuntu atarabyara wowe ni ibiki bagongana body count 500 harimo izawe zingahe ndakubwira abana b'i Kigali nta n'umwe ufite muri iyo body count ubajajinga hari yaburimo kuki batabari isugi ari amasugi umva abakobwa bafite abana bafiyemeri niba uri umufiyemeri ushobora kunsobanurira abandi bakuyemo amata nkubaze gato ushobora kunsobanurira abantu iyo conversation n'utayitwe tunayitindeho kubera abantu bafite abana bayitindaho kuko niba ushaka gufata umuntu utaryamanye nawe ukamuha body count 500 mbwira boyfriend imwe wa Mutesi Jolly ariko ntabwo navuze Mutesi Jolly urimo urashira amagambo niwe nguhaye urugero ko niwe twafatiyeho urugero oya ndimo ndakubwira mvuze muri general nkakubwira ati abakobwa bafite abana nibo ushobora no kumenya ko banabyaye koza abandi bakuramo amada Mutesi Jolly kugeza aya masaha nta boyfriend we tuzi n'umwe bivuze ko Mutesi Jolly akiri isugi ndakureba nkakwibwira kandi Mutesi Jolly aracyari isugi kuko nta boyfriend we n'umwe tuzi mbabarira umva noneho wallahi buretse gato chokagodi aha uje sinze kwisura abona no uretse gato sinze kwisura abona nanjye ndabonye rata bafiyemeri njyewe umva god noneho njyewe nahise bona nuko njye kurongora igikorwa kidafite umwana gifite imyaka 25 ndatwara ikintu cyakuyemo abana 10 abakuramo gute se bakuyemo reka mbabarira no nakubajije mbwira boyfriend n'abakobwa reka mbabwire rero mwabakobwa mwe n'abakobwa mwirinze neza mumeze neza mutasambanye ukaba ufite imyaka 28 bakobwa bagenzi banyu barabasebeje kivuga make ndakubajije mbwira Dumba ubona amakuru mbwira umugabo umwe wigeze gusukana na Mutesi Jolly uzi Mutesi Jolly ni isugi bro gode Mutesi Jolly ni isugi yes arumwana uravuga muri comment ngo Rugumi ni ex wawe none se ndakubaza uretse gato Rugumi nyereka message imwe Rugumi avuga ko akorana na Mutesi Jolly unyereke uretse gato unyereke kandi godi nkora nkwingi ngakubona hano nukazazanye izina Mutesi Jolly ntabwo bikunda munyereka ahantu uretse gato nyereka ahantu Mutesi Jolly yemera ko Rugumi bakundana nyereka ifoto uretse gato munyereka ifoto imwe Mutesi Jolly ari kumwe na Rugumi noneho ndashaka nawe umva ndashaka nawe unyereke ifoto imwe nanye ryamanye n'umukobwa Bongo iki? Ufite abana ufite abana wambonye reka ndabikwereka hehe ndayikwereka ndakubwira ko wari kumwe na mukobwa wo mu Burundi kubaza ngo niba mugiye kuri hotel ufite kapote ko Mutamba afite umwana we yaryamanye nande kapote yari guhuhamo Mutamba afite umwana yaryamanye nande niba nanjye mwarambo hari ikintu rero reka zimubwire Dumba ngo Mutamba ni isugi n'akana ndakubaza Dumba niba dushobora kugira umukobwa nk'uyu nguyu ushobora kugira indangagaciro siko bimeze agakora ibintu bye loki ibintu bye mvuga akabaha akiyubaha ntabwo murabona mu bintu by'ubwo busoresore Mutesi Jolly kuva muri high school niwe muntu udashobora ngo uyu nguyu yakundanye na Mutesi Jolly muri high school ni umwana wirinze kuva muri high school mujya mucukumbura mukazana ngo abateretaga ngo bajojo ngo bateretaga ryama byihorere duhereza umuhungu umwe uzi uvuga ati uyu muntu ni ex wa Mutesi Jolly we wabona umwana yarateguye aravuga ati nzakoresha ubwenge bwanjye Mutesi Jolly ni isugi bro the fuck sokura body niba bagwa amafaranga niba ari ikintu ayaguhuza umvugira warangiza ukajya kumuhuza uretse gato ukajya kumuhuza n'abantu bamaze kuvanamo babucura bagiye muri menopause the fuck I'm telling you ni izina ry'Imana reka Dumba umva ikintu cyo kwibabaza ntabwo ndabona abantu hano baza ngo bicare bavuge ku ijambo uramukobwa yavuze kuri university mu Bwongereza imaze imyaka 1000 university gatitira uzarimpe ndikuvugira
nta hantu ari kubisoma uretse gato mukavuga ntimuvuge ko uyu ari umwana wagiye agafata irushanwa rya Miss East Africa rimaze imyaka 10 ridakora akarizura rigakora umva God wambariye iyo speech ukayizana ukayitwumvisha hano ko n'ubundi turi dufite umwanya mwinshi nta mwanya mfite kuko ntabwo bigeze watwumvishije iyo speech bakande kuri Instasera nyizana Sharita byarakemutse byego byarakemutse Mutesi Jolly ni ushobora gufata amafaranga 15,000 bro akavuga ati nubwo reka nze nyikuzanire ndaje nyiguti wayi Godfather akagira imana mu Rwanda reka manze nyari zani iyo speech reka nyari mumaze nyari shiri mwaje teme Jolly musiranje domba ndakubujije gazi mutafige screen ese nimba ngukunda mvye umbireke akunda ubusuri ndora bazarero gazi twagiye mutafige screen cyo kagodi no uretse gato kanyigusti wowe yinsabye gendo nyaruzo speech uretse gato so nijya kubwira ibintu uje ubyumva zana speech tuyumve mwana arahanga abanyarwanda nuko babaye bo bavuga kuri negative maze nkumvishe imbogo nk'iza nyamba uretse unyumvishe imbogo uzabaze bro nkumvishe imbogo nk'iza nyambo ndakubwiye uzabaze aho ngaho ukoze speech ndi hano waiting ndimo ndakora akagimu kanje buhoro hari cyane kizaza kwisura gutamba nabyo urabishyigikiye gutamba ibyo bintu urabishyigikiye nawe imbogo kuri domba njye nabyo nshyigikiye nta nubwo ikibazo ari Jolly mfite ariko wapfuye yarihuse ariko yatwara abana babona amafaranga byabavunye mana ndabubaha pe kirakomana cya Mutamba wowe utavunitse nkabo Mutamba muri seri ikibazo widashoboye Mutamba niwe influencer mwiza utavunika wowe ugikoreshwa uretse gato ni wowe utavunika wowe ukoreshwa na Mutamba niwe influencer mwiza yafashe mu diaspora birutwa Mutamba ushobora kudafasha mu diaspora umukenyi w'ibiti kuvunika nta kibazo twese tubona amafaranga yatuvuye niyo mpamvu jewe icyo nashyigikiye Mutamba wowe ufashe mu diaspora uri imbere cyane kuri iyi diaspora nabyo biba byasamye uragifata ukakigera mu mwana yafashe mu diaspora te nabyazi Godfather ceceka reka mureke reka sivuga ibya Mutamba amabarira simbizi neza mwana mwakumye kuba mwari muriho mukandika sikiga ko ndikura ira speech ko ndikuyibura ese Mutamba wari ubizi ko noza nawe yubatse inzu genda usome neza comment umva Kirere wari uzi ko Kirere yubatse inzu ndumva nta kintu ushaka kubivugaho mbabarira Kirere nawe yubatse inzu Kirere yubatse house niba hari umuntu udafite amakuru muri social media niwe wa mbere nkuvuyeho burundu Mutamba ni umusitiyu ako se jya munsi uziri hehe hajya ntabwo nyiri moderator we icyo ushaka ko kubloka abantu kabutindi video ntawe yafashe se nari nanze kuvuga karame kabana amakuru yawe amakuru yanjye ni meza banyakubaha turabaramukije mwazindutse neza ndumva wasigewe banyakubaha mwaramutse bwaramutse neza iyo irwota amasimbi sinoze zibamereye gute sino zimeze nabi hano kabisa ndumva wapfashwe n'ibikwiye umunsi kabano mu byubahiro byanyu twashaka ko nimuza kudusobanurira ibikorwa bya Mutesi Jolly mu bisobanuro bisobanutse umunsi ntabwo ndimukije uteye ubwoba no reka kubwire Domba uko tubishaka iyo mvuze kuri uriya mukobwa urimo kunyumva iyo mvuze kuri uriya mukobwa sibyo mu magambo makeya Mutesi Jolly is a good example for the girls ngo for the what for the girls whatever she's doing ntabwo abaho ukabana ushobora kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda
Okay, mu magambo makeya Mutesi Jolly ni urugero rwiza rw'umukobwa w'umunyarwandakazi. Ibyo yaba akora ibyo ari byo byose afite ubwenge buri mu bundi bwenge. None se kaba n'ubushobora kudusobanurira uretse gato ngo ushobora kutubabarira kabanuka mu ijambo tukimyutinga naje mu myu ahubwo niba ushaka ndetse niba ushaka kugira ngo muhure mu buri buzima butari bagusobanura ndetse mu ruhe rurimo hari ibintu ubura ukuntu uvuga kubera ko biba bifite ibisobanuro birenze ubwenge bwawe ukabura amagambo ukoresha nyayo. Ariko reka mbabwize ukuri, nacukumbuye ibintu byinshi kuri Mutesi Jolly, ngenda mukurikirana, ngenda ndeba ibyo bamuvugaho, uko abyitwaramo, ibyo akora n'uko abikora. Mbona abakobwa b'abanyarwandakazi bagiye bashoboye gukora nk'uko akora. Reka mbabwire n'izi saga zose ziri muri social media ntazo wabona kuko afite ubwenge buri mu bundi bwenge. kabana turacyategereje kudusobanurira. Kabana ariko ndemeranywa nawe ku kintu kijyanye n'ubwenge kubera ko ntabwo ari buri mukobwa wese wakora nk'ibyo wenda abantu bamushinja ngo akuremo ibyo yakuyemo. So afite ubwenge buhagije pe. Nashagerageje byaramunaniye. Oreka tureke no gukuramo ibyo akuramo ahubwo uburyo abikoramo. Nibwo mpagaciro cyane. Ibyo turabyemera wa mugani wo mutamba kubera na Shadibu yaragerageje biranga Mutesi abigeraho. Noneho ndashaka kumbwira ibyo akora ni ibiki. Mutesi afite company ya consultants. Umuntu wese ushobora kuba afite nka business international atazi uburyo ari buyikoremo neza, Mutesi Jolly amugira inama akanamufasha kubikora. I'm pretty sure ko ngo afite office Dubai, niyo makuru mfite ariko si business 100%, ariko afite office Dubai igira abantu inama bagiye gukora international businesses ariko badafite ahantu bahera. Ni ukuvuga ko urimo uravuga office utazi neza. Ndabisobanura niyo magambo yawe ubizi neza ko iyo office urimo urayivuga kubera urimo uravuga ukavuga ko afite office Dubai ntabwo bizi neza. Ntabwo mbizi neza ariko bavuga ko ayifite. Jenzi n'umukobwa wigeze kuvuga ngo yagiye kuvuga ko kabano no kuvuga ko ibyo ntabwo uri shuwa yaje tubyihorere. Vuga icyo uri shuwa yaje. Sindi shuwa ariko mfite uvuga rero dufata ibyo uri shuwa ibyo utari shuwa tubyihorere. Reka basi tugendere ku kantu gatoya. Mfite umukobwa umwe wagiye Dubai agiye gukora business abura ahantu ahera, bamubwira ko Mutesi Jolly afite office Dubai ngo ajyayo. Uyu munsi akora real estate ngo abikesha Mutesi Jolly. Inama yamugiriye n'ukuntu yamufashije gutangira. So umva ko ngako at least bagashingiraho. Kandi uwo mukobwa ndamuzi in person. Ako turagashingiraho ariko ntabwo ari ingingo ikomeye, nta kibazo turakemeye. Noneho tubwira ibindi twafata bikomeye bishobora gutuma tuvuga ko ni umukobwa w'igihanganye abakobwa bose barebera. Ibindi biri personal sinemewe kubivuga ariko mfite urugero nakubwira atari hano online nibone n'amafaranga. Ibindi biri personal ntiwemewe kubivuga. Sinemewe kubivugira ku karubanda ariko nkawe n'ibyaha ni igikorwa cyiza cyane kitabaho yakoze ndeba n'amaso yanjye. Ntafite uburenganzira bwo kubivuga ariko nahise mbona ko Mutesi Jolly abaho. Kabano with all due respect nawe unaniwe gusobanura. Sinaniwe Dumba, mbabarira kuba naniwe, mbabarira kuba naniwe kubisobanura. Kabano urabizi ko nkubaha cyane ariko nsabye imbabazi z'uko naniwe kubisobanura. Okay, reka mbabaze ikintu kimwe. Mutesi Jolly uzikintu akamigusobanurira Dumba. Mutesi Jolly uzicyakora no kubaraza amajoro 622 mu byagiye ahanga muri kumuvuga. Godfather ngufitiye amakuru nawe unaniwe gusobanura. Mutesi gato. Mutesi Jolly ikintu akora ni ukuraza abantu 600. Mutesi gato. Mutesi Jolly ikintu akora ni ukuraza abantu 622. Ibyo ari ibyo ngibyo na wa mugore mama we yatwariye umugabo yaturaje umunsi wose n'amajoro tumwo. Amagare kwanza muhamagare. Mutesi Jolly uretse gato. Mutesi Jolly ikintu cyambere byonyine urukumva bro. Ariko Mutesi Jolly ni ikindi uruhara rwanjye abantu bararushaka we. Uretse gato ikintu kimbabaje ikintu kimbabaza bro, uyu mukobwa ibaza umukobwa ku myaka afite sibyo. Mutesi Jolly ni isugi kuko nta mugabo n'umwe muzi.
mubwira nakubikize n'umugisha mumbwire umugabo umwe gusa kuva muri high school muzi wakundanye na Mutesi Jolly. Mumbwire umwe gusa abanyarwanda wabona umukobwa ushobora gutanga urwo rugero uretse akabano ushobora gutanga urugero nk'urwo ngurwo siko bimeze akiteza imbere tutazi ibintu nk'ibyo kwivuruga muri uwo mwana. Mushobora kwifata nabi. Mutesi Jolly mumbwire umugabo umwe uzi bakundanye bakavuga ati barakundanye. Mutesi Jolly ni wa muntu waje kandi agashyira amanga akavuga ati bakobwa muhaguruke, abagabo bose ntabwo ari abagabo, harimo n'inyana z'imbwa. oya kandi niko bimeze. Uyu uretse gato ni umwana w'umukobwa ufite agaciro. So ibi bintu nababwiye ngo mugende munyereke umuntu umwe n'ibyo yakora n'uburyo abigenzamo. Urimo kunyumva? Legacy cyangwa nicyo cyubahiro aragisigarana akanga kwiyandavuza. Turi kumwe? Mwirirwa musakuza yakundanye na Rugumi. Munyereke ifoto imwe ari kumwe n'uwo mugabo, munyereke ifoto ahantu handitse message amubwira ngo aramukunda. aho niho nkubwirira ko Mutamba yabivuze nakaba narabivuga ati Mutesi Jolly azi gukora ibintu bye mu bwenge bwinshi, ni umuhanga cyane. Okay, icyo kimwubahire ko ari umuhanga. Uzi ikindi kintu mushaka kunjyanamo hano? Amushinga ngo agiye gukoresha ikibuno. Reka kubwira ikintu ubushaka ahantu ubushaka kundrawinga God yavuze gutyo. Ubushaka kundrawinga mu kugenda gucukumbura. Even when you go there you gonna find nothing. Nta kintu uzavanayo. Uzi ikintu uzavanayo? Reka nzakubwire Domba. Nujya gucukumbura Mutesi Jolly ikintu uzavanamo. Icyo uzasangayo. Uzasangayo umuntu bwura mukobwa hanyuma ugaruka umucakara wo kumuvugira no kwamamaza ibyiza bye. Ngiye ndi kubikubwira ntabwo ushobora kubaga Mutesi Jolly uko namubaza. Byakubayeho kubera ikintu cyamba. Reka nzakubwire ikintu kimwe. Uravuze? Ibyo bintu byakubayeho uragenda wataka Mutesi Jolly utakoze research neza. Uribeshya. No. Sorry. Wagarutse uri sobi kubera wari uzi ko wamuvuze nabi. Aho uribeshya. Ukirimo uritabara kubera uribeshya aho ngaho cyane. Aho ngaho ntabwo wabuzi Godfather. Aya masaha aramutse akoze ibintu by'ubugoryi nibwo wamenya namutaturira anzo bikongera kuko yasaga atarajya muri Miss Rwanda. Ibyo ubwira ni ibiki? Nta muntu ujya ndigata mu nyo bro. Uko kumwisemba kubera wari wamusebeje. Hari cyo wibeshya, ntabwo nigeze musebya. Iyo musebya urimo kunyumva Dumba. For your information, ntabwo ngiye nigeze na preaching ngo nshake Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yaranshatse. Ntabwo ngiye nigeze mushaka. Uzagenda ubaza abantu bankurikiraga kuri Twitter. Ntabwo ngiye nigeze mushaka. Yaranshatse. Rero twebwe ntabwo tugiye gushaka biriya n'ibindi. Ibyo ngibyo adusobanurira icyo akora ni iki. Ushinzwe iki kumaza icyo akora ariko? Dumba kankubaza. Nawe ugaruye ya. Dumba ndakubaza muretse gato. Dumba ukora iki? Inde wowe? Ndi kuri pano ndimo ndavuga urugambo. Ndakubaza ukora iki? Akazi ka buri munsi. Nteme ibiti. Atema ibiti. Utema ibiti? Yego. Uhembwa amafaranga ayo ku kwezi? Ushobora kuba mpemba nk'ibihumbi nka 5 ku kwezi. Uyakoresha ute? Ndaza nkafungura cyaze genge nkafasha abafifiraye. Kagira ute? Nkafasha abafifira y'abantu. Inzu bamo uretse gato, inzu bamo yishura amafaranga ayo ku kwezi? Ushobora kuba nyishura 2,000 by'amadolari. Ushobora, ntabwo ubizi, urabishidikayo ntabyo ubizi neza. Ukubera sinshaka ko abantu bamenya amafaranga nishura. Okay. Ntabwo ushaka kubera ko udashaka ngo bayamenye. Kubera ngo urashaka se ko baza kunyishirira n'iki. Oya, okay, urashaka ko nyavuga neza ubwo nawe navuga. Ibyo birahagije kumva ko hari ushobora kugera ukumva ko ibyo ugomba kubwira n'ibyo utagomba kubabwira. Sinzi kubyumva. Ariko nanayavuga bishatse da. Niba ushatse ariko udashatse ntiwayavuga. Niba ariyo nzira ushaka gucamo ndayavuga. No, kuyavuga kugira ngo wumve ko hari n'abandi bagomba kumera nkawe. Dumba uretse gato. Dumba. Kankubwira ikintu kimwe. Mbwira okay. Ushaka kumubwira social number yawe nawe ahangaha? Icyo gihe ntabwo ari ibyo ngibyo se bihuriye. Uretse gato. No.
uburetse gato uzi impamvu bayikora ikibayikinga. Banyarwanda ngo dufate icyo arimo arabaza, arimo ni nko kumbaza ati ushobora gushyira nimero y'indangamuntu yawe kuri Karubanda. Okay, umva icyo nkubaza Dumba. Ngo arimo arabigereranya n'akazi Mutesi Jolly agira, ngo arashaka kuvuga ati kuba udashobora gushyira nimero y'indangamuntu yawe kuri Karubanda, ngo na Mutesi Jolly ntabwo ashobora kutubwira akazi akora. Nibyo ashaka kuvuga. Uretse gato arakababwira kugira ngo mukamuhindurire, arakamubwira kugira ngo mumwongerere umushahara, arakamubwira kugira ngo sindi kumva, ntabwo simba ndi kubikurura. Ariko rero ni ukuri kubyitiranya God. Niba twebwe ninde muntu utareba n'akazi ratari. Ndakubaza ibi bintu bamurimo urimo kunyumva, ni ukuvuga ngo nyuma yo kumubaza akazi akora urimo kunyumva, muzashaka kumenya umushahara ahembwa, munamubaza uburyo awukoreshamo. So sometimes reka mbabwire ikintu kimwe Dumba, aba bakobwa siko bimeze, murabafata first of all ngo yubatse inzu. Dumba kankubaza ikintu kimwe, abantu bubaka amazu mu mujyi wa Kigali, ari amazu yose yirirwa yurira, turi kumwe, dufite urwego rw'umuvunyi, sinzi uri kubyumva. Muri mu rwego rw'umuvunyi harimo departement ikora audit, ku buryo umuntu winjije amafaranga mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bakora audit y'imitungo, haba harimo amanyanga baba baranyuruje amafaranga cyangwa barabonye mu buryo bw'uburiganya. Turi kumwe bro, audit ikorerwa umuturarwanda wese, sibyo? sinzi uri kubyumva. Ariko noneho twamaze gufata akazi k'umuvunyi. Iyi nzu ko wayubatse, aya mafaranga wayakuye he? Sibyo? Sinzi uri kubyumva. Angaha ntabwo bimakinga sense. Ni uguhungeta abantu. Dumbura amanutse aya masaha kanguha urugero. Aya masaha uri muri Canada, sibyo? Hari uburyo uretse gato. Aya masaha ibaze, aya masaha wenda tuvuge urebe ukuntu wirirwa muri ibyo biti byawe, sibyo? Nirirwa muri ibyo biti bira bitujya gutema. Uretse n'ibyo ngibyo ushobora gukata gutya cyangwa downtown ukagura karotari, siko bimeze? Miliyoni ukayiterura cyangwa miliyoni zingahe, umanuka i Kigali abantu batangira kukwita umutinganyi, watanze akabuno kugira ngo ubake iyo nzu i Kigali. How you gonna feel? Kandi uzi ko byagenze. Dumba, ubwo bizagusaba kugenda ngo ujye kuri televiziyo ujye gusobanura ko watomboye roto. Urabisobanuye neza ko nzaba narakoze rotari. Abantu ntibambaza naguhaye urugero, nakubise rotari ngo n'amafaranga. Uretse gato, urwo n'urugero rumwe mu ngero nyinshi, siko bimeze? Urwo n'urugero rumwe mu ngero nyinshi. Ushobora no kujyana partnership, hari uburyo bwinshi ushobora gukora amafaranga. So ikintu kiba gitangaje, turi kumwe, nuko aba bana baba baje on public, siko bimeze? Mwumva ko nta mwana ushobora gukora, sibyo? Reka nze nkubaze ikintu kimwe. Dufate urugero kuri uyu mukobwa. Ni umukobwa twagiye tubona wubatse profile ye, urimo kunyumva, yubaka connection kugeza aho umuntu nk'umwana wa president, siko bimeze, ashobora kumwaproachinga, tukabibona on public muri media, akamutumira muri anniversaire. Chief of staff w'ingabo z'igihugu bro. Sinzi uri kubyumva. Ergo umwana wa president ashobora no gushaka guhura na DBN kubera kwa manza wumve baranahuye ahubwo kandi yaramutumiye nawe. Manza untega amatwi nyumve. Abantu bavuga ati wow, icyo nashaka kuvuga uretse gato tangize point yanjye, reka ngisubize. Urebe ukuntu mujya mu abantu babi, ntabwo ushaka kugira ngo point yumvikane ushaka kuyiminira. Uretse gato winiga n'inkari, reka maze nyirangize. Tubonye umuntu nka Mutesi Jolly, umwana wa president, siko bimeze, umumiliyonere mu madolari bro, kuko Muhozi imyaka asamaze ku butegetsi bro, baranabanya amafaranga. Ateye ubwoba, ni chief of staff w'ingabo bro. Umuntu ahagaze hariya aratumira Mutesi Jolly, uko bimeze. Ese kankubaze, niba uriya muntu ashobora guhura n'umuntu nka Muhozi, siko bimeze, wari uzi ko iriya nzu Mutesi Jolly yubatse kuri Muhozi ari nk'umufollowers umwe wawe hano kuri iyi platform?
ari igitonyanga mu nyanja. Kuki mutumva avuga ati umuntu uziranye na Muhozi wenda yanakwicarana na Muhozi turi kumwe wenda umwana akamuganyira cyangwa akanamuha n'icyifuzo iranze Umuhozi kuyubaka ni nk'igitonyanga mu nyanja. Niba uwo muntu twarabonye ashobora kuba afite na access yo guhura n'umuntu nka Muhozi, kuki tutumva ko ntitwumve ko uyu muntu ushobora gukora iyi connection? Uri kunyumva? Yanakora connection, iyo connection yanamuhereza n'amahirwe yo kubaka inzu nk'iyi ngiyi. Mukumva ko ibyo bidashoboka, ahubwo mukumva ko oya ibyo ntabwo byabaho, ntitunabivugeho. Turi kumwe? Reka tuvuge ahubwo ko nta handi inzu yava uretse mu gitsina cya Mutesi Jolly ko agiye gutandaraza. Okay. That's not okay. Oya njyewe nta nubwo njya nerura ngo mbivuge gutyo, urumva? Nta nubwo njya nerura ngo mbivuge gutyo, mbisiga bihanginga. Sinshobora kuvuga ati yarikuye mu gitsina, mbisiga aho ngaho kugira ngo probably ashobora kuzagira umwanya akaza akatubwira amafaranga ava. No, abantu bose bavuga ko reka nagize good ikibazo nyine ndakureka ukavuga nkikiriza wowe ukanga ko mvuga. Urumva ni ukuvuga ko njyewe nta muntu ushobora kuvuga ati Mutesi Jolly amafaranga yakuye mu gitsina gutya mbisiga aho ngaho ntabyo mvuga. Ni ukuvuga ko next time ashobora no kuvuga ngo you know what, hari amafaranga ava, ashobora no kubibasobanurira. Twebwe we are waiting impatiently, igihe ni cyiza zabitubwira. Icya Muhozi ndabizi ko Kayumba Darina, Muhozi nawe aramupostinga ngo arashaka kuvuga Kayumba Darina. Muhozi yakuye he Kayumba Darina? Ni ibingibi Muhozi akurikira abana b'abanyarwandakazi nk'uko abantu bose babakurikira. Oya. Reka ndangize reka kumufata koze Kayumba Darina nta kintu ari ukereka niba yaragiye muri ntuza muri video uritiranye ibintu. Reka nangize ndaje mbikore mbirangize. Uribona ko ngiye gutunguka aho udashaka. Oya hagenda kusobanura. Niba Muhozi ashobora gushaka agapostinga Kayumba Darina agashukirwa Kayumba Darina, ni nayo mpamvu yagiye gushukirwa Mutesi Jolly. Rero bose bakuriki bafite abafollower benshi, abakobwa abagabo beza, ndaguhakaniye uburetse gato ntega amatwi ntabwo bwemera. Ndaguhakaniye ntabwo nkwemerera, ariko dumbura umuhanga nta buhanga mbonyemo aho ngaho. Ndaguhakaniye kuko uburetse gato wihuza ibintu bidahura kuko birahura. Shushu manza wumve ibyo ngibyo uri kuvuga. Ranza nkubweze uko tubonye uyu mukobwa, uyu nguyu ushaka guhuza ibintu bidahuye. Tubonye uyu mukobwa yatendinga ibirori muri, warabimenye ko Muhozi afitiye Kayumba Darina. Ariko manza wumve tandukanye ibyo bintu. Ntabwo ukoresha X kandi ibyo bintu byose bibera kuri X, twarabikurikiranaga byose. Urimo kunyumva? Ubona ibyo barabana bakoze ama screenshot bakazana hano. Icyo nkubwira nuko ibirori birenze bimwe twabonye uko muri Fast Family uje ku nkuta za Jolly cyese ne utanabazi kandi ntabwo bayoberwa, kandi ndatekereza ibyo Uganda ubizi. Twabonye yaratendinze ubukwe muri prochaine na famille bose bakayihuriramo muri ubwo bukwe. Bamutumiye Mutesi Jolly akagenda akaba makobwa bambariye muri izo famille. So ibi ngibi bitandukanye. Urimo kunyumva? Tureka ibyo ngibyo. Tubonye Mutesi Jolly ugenda akajya muri university. Buretse gato ikindi kintu akajya muri zira university zo mu Bwongereza. Reka gusobanurira ikindi kintu. Buretse gato umuntu ushobora kugenda ugomba kumenya God ni iki. Mutesi Jolly ntabwo andi hano kumuvuga aza umuntu umwanga, ndi hano kuvuga fact no kubaza ikintu akora, ariko ntabwo nshobora gukuraho the fact ko Mutesi Jolly yari Miss Rwanda. Miss Rwanda ni ikintu cya danger. Nanone mba numva ko namuhera credit nkavuga ati Miss Rwanda like yarayitwaye, kandi nyine Miss Rwanda byari ibintu bya dani. Rero umuntu iyo yabaye Miss Rwanda, turabizi ko Miss Rwanda yaratwikaga cyane. It's very simple nk'abantu bo muri Uganda bakurikirana Miss Rwanda gutumira Miss Rwanda bashobora kumutumira muri umuryango wo muri Uganda. Icyo sinagitwaraho, ariko icyo ntacyo disregarding mu bintu mu defendage ibintu biri muri mu aho ngaho. Rero ikintu uvuga ko Miss Rwanda nta muntu wayikuraho Mutesi Jolly. Ibyo ngibyo byose Miss Rwanda kandi ikindi kintu mu ba Miss Rwanda bose babayeho mu Rwanda, Mutesi Jolly ari outstanding. Ibyo ntabwo ushobora kubikuraho. Rero kuba ari Miss uri outstanding, umuryango wa perezida wo muri Uganda bamukenera ngo abambarire, kandi afite na ties zo muri Uganda Mutesi Jolly. So ibyo ngibyo reka tubifata uko nguko, nsobanura ibindi ni ibi, sibyo? Ntabwo Mutesi Jolly aya masaha akirisha ko yabaye Miss Rwanda.
ntabwo aribyo akirisha kuko tuzi ariko benshi abantu ntabwo aribyo akirisha yego thank you so much ariko abantu bo muri Uganda bamutumira bakoresha ko yari afite titre ya Miss Rwanda. Mutesi Jolly ni umukobwa wanyuze muri ruriya rugendo rwo kuba Miss, ariko twabonye abakobwa benshi cyane yaba bamubanjirije n'abaje nyuma ye turi kumwe. Erega nanjye Mutesi Jolly ndamwemera as Miss Rwanda, ndamwemera ko ni Miss yabayeho Miss Rwanda, sinabisuzugura. Nagenda n'ahantu by the way bakambaza Miss Rwanda nkahita manika ukuboko nkavuga ati Mutesi Jolly hano ni iki cyane kubera kutavuga bara icyo ngicyo kutavuga Ingabire Grace. Nushaka kubikoresha ngo ari Miss Rwanda, turabizi ko ba Miss Rwanda bose bari hano bose nta kindi kintu babe uretse ya modoka. So Mutesi Jolly ntabwo tumaze kwakirisha Miss Rwanda nk'uko wabivuze. Ibindi akora ni iki? Thank you so much. Ibindi akora, reka nkubwire ikintu kimwe. Guys, you are missing a point. Ikintu cya mbere that's the point. Wegenda mikara gukeneye ujye gushutinga cyangwa watuze arakeneye mujye gushutinga. Ese kucyura akazwa n'ubusagotse ntabwo ndakazwe nuko mama afasha ibizo nese turi kuganira nutume amiganirire mujye muganira muna yibure kaze muri ntabwo nabazize. Here is the thing, God. There is no here is the thing again here. Let's say that Jolly afite ubwenge na muntu ushobora ko Jolly afite ubwenge, sibyo? Uravuga ngo reka kubivuga wirukanka unanyereza ururimi. Afite ubwenge pe bitsindagire afite ubwenge rwose, sibyo? Uravuze ngo yakoze connections, iyo niyo point. Natubwire nk'umukobwa mutoya wifuza kumera nkawe. Arabikubwira nkande ko amaze kuba umudamu uzongera ko umukobwa bundi bushya. Madam, ninde utifuza iyo postinze inzu agapostinga imodoka agapostinga no kurunda ko arabipostinga uwo kamubaza. Okay, ndakubaza. For information, ntago Jolly muruta anyways. Ntago muruta rwose. Inshakira mu nizibaza. Uri muto kuri Jolly. Mutamba afite imyaka 23 hakewe imyaka 3. Ayiga data uvuze ngo iki? Ntago Jolly muruta nukuri. Mutamba afite imyaka 23. Rero icyo ndi kuvuga nta kibazo nishakame muruta ibyo akora ni byiza. Ushaka kumenya as an influencer natubwire young ladies nkuko influencing how to do those kubyo ntabwo ashaka kubyumva. Ndashaka dumba nakubajije ndabaza mwe muramufata muvuga ngo no ntabwo Mutesi Jolly ari umu influencer. Tega amatwi hano. Buretse gato amaze gufata best influencer of the year. Give me a second. Award. Buretse gato. Urabizi ko Mutesi Jolly afite best influencer of the year award. Give me a second. Urabizi. Give me a second. Yewe ngo ntabwo ari influencer kandi yaragiye arayiyora kwa Philipita. Mutesi Jolly Philipita yamuhaye best influencer of the year. Ye baba data we. Uretse gato yampaye amukwa kwa nteguke. Arekije kitwa no buro. Ye baba data we. Ngo not an influencer. Uretse gato muri title Kuru yafashe best influencer, Mutesi Jolly yafashe best influencer. Turashaka kumenya abi influencing iki? Reka nkwereke ibyo influencing. Sense. Bitwereke. Njye yohereje bitwereke. Murafata akantu kamwe yego twemere ko afite niyo Congratulations sis. Sis for the 1 million followers. Uretse gato muri title y'uyu mukobwa kuki muri kugera mu gafatamo kariya post za Mutesi Jolly zingana n'izakazungu ka boss. Ndakubaza ndi kukubaza ko muri izi reba title reba hano reba bayo katurebe
kuri gufata kariya kamwe ka influencer karimo wari wagahakanye ntabwo nabihakanye wari hakanye bakumvisha business consultant Miss Rwanda judge ahubwo murabona ko Godfather adafollowinga Mutesi Jolly oya Godfather follow her please Godfather mwese ko mukoresheje catfish ariko mwabaye muti na catfish igomba kubifollowinga Mutesi Jolly yego na catfish igomba kubifollowinga Mutesi Jolly tugere gakeya Violeta fashion mwabibonye ariko apart from everything we've been talking, she has a big heart. ndi kukubaza umutima wawe umenye gute wa mugabo kuzwi ntumenya woya ama projet make nahuriyemo nawe. She is so incredible. Ni abantu bake cyane bagira ubushobozi barangiza bagashaka gusharinga ibyo bafite. Ntega amatwi ikintu kimwe mugomba kumenya cyo twemera urumva iki big heart yari kuba afite big heart akaba ari mu bantu naringiye kubivuga Prince Kid birantu kubeshya noneho umva ikintu gitangaje cya Mutesi naringiye kuvuga ibya Prince Kid nta makuru bifiteho Dumba uzi party nziza ya Mutesi Jolly ibintu byiza akora nta nubashaka like abatari muri iyo project babimenye. If you don't know, you don't know, and she doesn't want you to talk about it. Can you imagine? Abandi bajya no gutanga agakarito ka biscuit bagafata selfie. Ariko umwana w'umukobwa arazanye natanga $25 by'idolari mwibanga rikomeye je n'uwabihaye. Can you imagine? Ni byiza from that's so cool. At least buri cyo kintu yakimukundira. Oya hari Icyo kintu cyo twese tubura kandi ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu byibura twagishingiraho nibura umuntu wese akamwereka n'urukundo. Erega ntabwo God ashaka supporting umuntu gutya atazi ko ari umuntu. Ariko no muntu arimo arandika ko ari akoyero ko mutamuvuga neza nkuko ngo azamanza agenda akoresha mail ngiye kumuburo ari ndakuburo hari ahantu nzi agura ibintu amakote kubera ko ari ibintu bya made in Rwanda iyo bamuhaye facture arenzaho apana tip niba ikota ari wenda 500 yongeraho 100 kuri buri kote juste kwa ko ngo ari wowe ko nazaga nkaguha ikiganiro kugurira n'ibiryo ibyo nabyo ni byiza utamba bagurirwaga na Dumba ibyo ntabwo watekaga yego ari ibigera umuntu agateka muri kuzajya mutubeshya ibi sinabonye ikiganiro kugurira n'ibiryo bakugura ibiryo ariko kubera kubakira etage anyway Dumba ntakababeshye ngo atema ibiti ngo namwe mubyemere ariko ubwiye murebye Dumba mubona atema ibiti ibiti yo katemwa amaguru uzwa n'iki kare ninde mu rutegereje Dumba kamunyaba Dumba ntashobora gutema iyi nyamunsi badutwa mwanya ariko baruko tuvuze kuri Mutesi Jolly ikintu cyo tukiri rishize ni yewe rekaze kugira ikintu kimwe urukunyumva Dumba is a public figure abakobwa cyo twubaha ibyo bakora sibyo cyane kereka umusaruro w'ibikora twabimenye uti ukoza dushobora ikibazo cyo kubaha ibyo bakora ariko twabimenye ese ni ngombwa ngo tubimenya gute none se ko twubaha iki kandi umusaruro ariko se yabonye umusaruro mwiza ndi kukubaza ubonye umusaruro mwiza uretse gato imvune twatubishaka uwo muntu ushaka kuba ari ukumanje kureba ingutiya yambariyeho gutiya none se urashaka kumubaho umanje kumenya ingano y'igitsina cye kubera iki umenya ibyo yambariyeho umenya ibyo yariye umenya aho yaneye why icyo nicyo kibazo ese nkubaze Dumba kankubaze nta basore uretse gato kankubaze nta basore bari mu rungano rwa ba Jolly bubaka amazu nk'ariya bubaka ngo umusaruro uvuye kuki kankubaze ikintu kimwe uru Rwanda twabonye ruri kuza hariya rukava abasore bubaka amazu ndabaza uretse gato abasore bari mu myaka yabo bubaka amazu ko mutabatekeninga ese mugana si ngombwa kubimenya ahubwo bareke kuza kwiyemera no
Thank you so much. Amara aravuze Godfather. Na kamarinka. Aravugisha muri birenge. Amari avuga iki? Nibyo. Ngo si ngombwa ko tubimenya. Ashizemo point yanyu koko kabana ibyo muvuga. Si ngombwa ko tubimenya. Ahubwo bareke kuza kwiyemera no kubesha abanyarwanda. Ariko se uretse gato tuvuga ndakubaza ibi bigo uretse gato ibigiri byo nabigiye umunyabwenge Amara nagende nta bwenge mbonye hangani ikinyamatiko Amara yo very smart bako kicucu uretse ko tubimenya ariko bareke kuzajya batwiyemeraho no kutubesha uretse gato ndakubaza uretse gato akubesha uretse gato why are you affected mbwira ahantu bahamagaje uretse gato mbwira abantu bahamagaje mu nama urumva bakavuga ati nimuze tubabwire ibyo twagezeho kugira ngo nawe muzabigereho icyo bakora uretse gato bashize kuri wall ifite 1 million people iyo miliyoni ninde yashizemo ikiziriko ngo amuzane inyumvira twamuvurikiye ari Miss Rwanda and then hanyuma aracyari Miss Rwanda ari Miss Rwanda tugerayo Miss Rwanda atangira kutwiyemeraho ko afite inzu noneho dutangira kubaza ese inzu kuki mutamufollowinza ahubwo mukiyongera turacyamufollowinga utakozana follow mukiyongera niba yarabibiyemeye yo mwarabi turacyamufollowinga n'ubu ngubu barabamufollowinza ndi kukubaza iriyanzu nabo barayikeneye bayikeneye se bayikurahe ibirirwa banywa za plan bibavanamo inda nozaga nibikoba icyo kiganiro cyo gukuramo inda ni mu kirere girirwa bingwa za plan B hano abandi birirwa na sense ngene nibikoba bifite amashyari niwe bifite amasura yahurutuye nk'ayifarashi ntibishobora gukora ngo yakoresheje sajari wowe mwiza utarakoresheje sajari ntiwirirwa usabana n'abamotari kumva afukasi ya buroro uraho ngaho wirirwa usabana n'abasore bamusanze urimo kumva uraha ngaha uri muri chambrette urumva igitwe Musanze rero hari ikintu utazi uzi ko mu Rwanda rwose Musanze rero abantu haba amadolari menshi umva kabano ikintu cyakintera umujinya ugasona urukobwa ruraha ngaha yakundanye na Mutangana ava kwa Mutangana akundana na Kabaradine avuyeyo ari kuza yirirwa atsindagira telefone mu gitsina yohereza mu diaspora ngamuhereza amadolari 50 barangiza ngo ya ngo twebwe ngo abanganga bagiye ngo n'ibicupuri ngo bagiye gukoresha ikibuno umuntu aragiye ndakubujije sometimes biramvana ndakubujije hagarika Mutangana birababaza umva uretse gato nujya kureba izi za nyamunsi ngo twebwe bose najya gukoresha iyi sajari ese ubundi bavuga ngo twebwe ninde wababwiye ngo bahagararira abandi ngo abana bacu ngo baraza ngo kutumutuva ngo bakatubesha wageze kuki sense uretse gato wasanga ufite body count ziruti zabo tuza abasore batandukanye nawe imipuri yanyiri hanze muzanyereke igitsina cya Mutesi hanze cyangwa ibere rye kikawe wowe umupuri wawe uretse gato umupuri wawe nta mu diaspora utawufite warangaza ukaza kumanuka hano urabona muri aha ngaha mwirwa musabana umwana ariyubaha nta boyfriend we kuva yabaho tuzi urimo kunyumva umwana yihesheje indangagaciro umwana muri uretse gato ariko kababaza ikintu kimwe Mutesi Jolly batumira minister wo kuza gusesengura bakamuzana na Mutesi Jolly bro muje kuri RBA mu bikiganiro yakoze ejo bundi bamutwanye na ba minister bagatumira minister mu bana b'abakobwa bagatumira Mutesi Jolly nakubwiye Godfather ko ntabwo twakuraho de fact ko Mutesi Jolly yari Miss Rwanda ndi kukubaza muri ba Miss Rwanda niba bashobora gufata Mutesi Jolly mu kiganiro uretse gato mu gihugu bakavuga ati okay Mutesi hatugomba ku ikiganiro hariya mu kubaka igihugu cyangwa bimwe mu kiganiro bitewe n'ikiriho mu bategarugori bagafata no mu wigeze come on kuki badafata Miss Rwanda uyu munsi bagafata Mutesi Jolly Godfather uretse kundusha umunwa nkubaze ibirugumi niba ari rugumi niba ari inde ibintu yajyaga yandika ngo kuri social media bagakora love n'iki bavuga ngo my in-laws n'ibiki ibyo bintu byo ntabwo byagaragazaga ko Mutesi Jolly afite ahangaha se reka nguso ugiye gutuma wambabariye ko ntashaka kuvuga byinshi wambabariye reka ngusobanurire ikintu wambabariye ko tugiye kubisambura hano ko wambabariye reka ngusobanurire noneho Mutesi Jolly na rugumi niba utarunabizi
Mutesi Jolly ya promotingaga uriya mugabo kuko yashakaga audience. Tega amatwi wumve. Kuri platform social media. Uriya mugabo numu atengenisika nk'abandi bose. Kugeza naho we yashaka kumupromotinga kuko yabonaga kurikirwa n'abantu benshi, ashaka kumupromotinga biraho bisanzwe mbere yuko mubigira ibintu bya danger. Ariko ibyo bashaka kugira ngo promotinga account ya Instagram ntibyaje gukunda, ariyo mpamvu Rugumi yavuze ko Subundi Ndarwana niki. Reka nkwereke, afata amafaranga agura account ifite miliyoni 8 niba atari 10 z'aba followers. Genda ureba account ya Rugumi nona. Urimo kunyumva? Barangije kugura account, ibyo bashakaga, iri account baguze, abantu mwese muzi ko mwahise munayikurikira, muragenda muratumuka muyijyaho. Turi kumwe kuko iyambere bashaka kuzamura itazamutse. Ingiki cyari cyabahuje. Muraza ahangaha abantu baraturika. Account yarayiguze ntiyayiguze. Mugere muri account ya mbere yayivanyeho kuko ntabwo yaboostinze kuko babyifuzaga. Umugabo arahari yishakira audience n'umustekeretse nk'abandi. Muraje muraturitse nibyo bashakaga. Byaragiye Godfather. Icyo nshoboye gukuramo mu bintu vizura kizi. Menya ikintu Mutesi Jolly akora, arapromotinga akahembwa. Gicoce. No mu bintu akora. Ni serivisi gukora mu bantu. Godfather sobanura. None se uretse gato. Nibi ariko reba uretse gato. Ako kantu bimwe mu bintu akora tusobanukirwa tugiye gukurikira amagambo uvuze. Mutesi Jolly ashobora kuba anapromotinga abantu bakamuhemba. No, oya, uretse gato. None se ibyo uvuze turaza kubisobanura gute? None se kubereka atabikora nkuko atabimukoreye nk'umuntu baziranye nkuko nawe Abanyarwandakazi, Mutesi Jolly ni promoter. Ndakubaza bitwaye iki? Aramutse abikoze azwi turabimenya ibyo nabyo. Thank you so much. Ahubwo urakoze cyane for the first time usobanura ikintu Mutesi Jolly akora. Ntacyo bitwaye, mu bifata uko mubishaka. Thank you so much. Muretse gato mu bifata uko bishaka. But here's the thing. Ibyo ngibyo oya ntabwo bifata uko bimenyesha. Muretse gato. Turanamukunda. Thank you so much. Mukomeze mu mukunde. Muretse gato, so iyo fact bahaye niyo siyo. Niyo. Iramakinga sense. Ibyo ntabwo tubizi neza ariko ni ibintu usobanuye. Tubizi neza account ya Rugumi ntuyizi. Ubisobanuye neza, ntabwo tubizi neza. Sinzi impamvu bivuze uno munsi. Ubisobanuye uno munsi ariko uko bisobanuye bimakinga sense. Ubwo bimakinga sense rero ntuzongere kuvuga ngo ubu message. Oya, Mutesi Jolly mu bintu byinshi akora uretse kuba miss. Ngewe Dumba icyo menye uno munsi Mutesi Jolly ni promoter ya promotinze Rugumi. Umva nkubwira ikintu kimwe Dumba. Turi kumwe? Ntabwo uyu mukobwa urukumva hari n'abandi benshi cyane nzi bamurusha ibigwi. Turi kumwe, dufite abantu bagiye bakora, dufite abakobwa batoya ku myaka igiye kungana niyo babaye ba minister. Dufate uyu minister wa sport uyu munsi. Dufite abakobwa benshi cyane bagiye bagakora kandi bagagira umusaruro bakubaka n'igihugu. Sinzi byiza kubyumvikana. So the thing is uyu nguyu nta nubwo hari abakobwa benshi turi kujyana, ariko ikintu kimwe mugomba kumenya Kabano sha ni izina ry'Imana, uyu mukobwa mujye mwemera ko ashoboye kandi ashobotse cyane. Mutesi Jolly ni umuntu ushoboye kandi ushobotse pe. Njyewe uyu muntu ashoboye kandi ashobotse aho ndemera. God. Uno munsi unkoreye umuti. Menya ikintu Mutesi Jolly akora kindi. Ko Jolly ariko ukunda gusa kumuvugira, akavugisha induru ibirenge wakiwerewe kandi akora igora kubitwe n'inkuba. Ukunda kumuvugira. Kubwizo mpamvu. Nungutse ikintu tonight ndigendeye. Nge ntabwo nshobora ubu ngubu umunsi wose nashakaga ikintu nongera mu buzima bwanjye birarangiye tonight. Ndumva mbere yuko ugera ngwira ikintu nongera mu buzima bwawe. Ntabwo nanizi ko Mutesi Jolly ari promoter. Umva nkubwira ikintu kimwe. Manza hano mbere yuko ugera ngwira ikintu kimwe ugiye kugenda ujyanye. Genda ujyanye ko mu Rwanda urimo kunyumva
dufite abakobwa urimo kumva bihesheje agaciro bashobora kwiteza imbere bakoresheje ubwenge bwabo nka Mutesi Jolly badakoresheje imibiri yabo nkuko mubaharabika. Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa uretse gato warenze kuba mu Miss urimo kunyumva akabasha gufata iyo platform yo kuba Miss Rwanda akabibyaza umusaruro bikamwicazanya n'abakomeye urimo kunyumva akamenya kubikoresha akabibyaza umusaruro. Ikindi kintu mujya mwirengagiza turamutse tugize abakobwa nka 5 bameze nka Mutesi Jolly mu gihugu turi kumwe. By the way reka maze mbwira abanyarwanda bari hano njyewe n'ukuri kw'Imana Imana irambona izi no kureba mu mutima wanjye iki kiva hakijya inyuma. Mutesi Jolly ndamukunda bari Mutesi Jolly ndamupinga kuba she cannot herself explain what she does in front of people. Every time they ask her what she does she gets mad. If someone bakubajije ati what do you do and then ugahiturakara, that is not professional. Ntabwo ari ibintu by'umunyabwenge, ntabwo ari ibintu by'umunyabwenge. And I repeat, Mutesi Jolly, if you can hear me, that is not professional. That is not even that question she answered to the authority. You are not. No. You cannot be listen to me, big man. If you cannot explain what you do to the society, to listen the young generation. No. This is the Rwandan youth. The Rwandan youth are struggling. Kugira ngo bikure mu bukene. Dumba, he's the answer. Abana b'abakobwa barastrugglinga kugira ngo bikure mu bukene, kandi wowe wavuye mu bukene uri na public figure ubukeneye at least to give them inzira bashobora gucamo kugira ngo bagere aho wageze. It's even advisable kuba ushobora kubwira abana batoya barimo barakura icyo bakora kugira ngo bamere nkawe. Dumba, listen to me. Kubaza ikibazo mukaraka. Dumba, come on, let's choose Dumba. Let's choose Dumba. Of course, she answered that question to the authority. She does not. What a second. Manza wumve. Kandi na ari yakuru nawe nuko na ari yakuru nibaza. Ariko ntukagereranya ibintu bitagereranywa. I don't hate you. But like you guys cannot explain what you do. Dumba, you just get mad. That question izo complain zawe. Wicare hasi mukore PR abantu nibatubaza izo complain zawe reka nkubwira ikintu kimwe urukunyumva ntabwo afite ibisobanuro kuri n'importe qui umwibazaho. So listen to me. She answered that question to the authority, not to every squirrel. Yabibwiye wowe bro. Squirrel was you. It's squirrel for me. Squirrel was you, I remember. Ariko se izi nyana zimbwa zirafunga gift nta n'ikintu. Ese wa mugani, why do she has to explain herself? Why? Kuburi mbeba yose izanga